bakirisito mwe Yesu aradusaba kwera n'imbuto eshatu zigendera icyarimwe nta rusiga urundi ntuzambwire ngo urankunda mbona wafunze rero ntiwigirire nabi nubwo ufite abatagukunda hari undi ufite abatarabo kwihanganirwa nubwo wenda ibyishimo byabuze hari undi nawe ufite ibyamubujije amahoro ntiwigirire nabi twese turageragezwa imbohe twese turahari Yesu aduha imbaraga zo kunesha aduha imbaraga zo kwera aduha imbaraga zo gukora ibyo umwuka wera ashima aduha imbaraga zo kwezwa aduhe byose bikwiriye agakiza yaduhaye akatuzanire hamwe n'ibyose bikwiriye kugira ngo twere imbuto mu izina rya Yesu. Aracyakora akomeje akazi ko kundamira kugira ngejeje Siyoni. Tumukomera amashyi Yesu wakuramiye nawe, tumuhimbaze yakoze ibikomeye muri twebwe. Ndashimira Imana ibanye nanjye mu minsi itambutse. Uyu munsi nkaba nkibasha kuvuga Kristo kandi mbikuye ku mutima. Hanyuma ndi umukristo ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ngira ngo nawe nuko. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye ikizere bikaduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabashimira namwe mwicaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi mukaba mugiye kuntega amatwi. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Muri iki gitondo ndumva niba ari gitondo niba ari amanywa simbizi ariko reka tuvuge ngo muri aka kanya tujye kuganira ijambo ry'Imana umuntu wese yumve aguwe neza ari imbere y'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Timoteyo. Amen. Yaravuze ngo ibyanditswe byose byahumetswe nande kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye. Haleluya. No kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana ishimwe cyane. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro mwinshi wo kwigisha wo guhana. Haleluya. Kugira ngo uwahana wijambo rihana aba afite ibikwiriye byose. Muvuge ngo amena. Haleluya. Turashimira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire iby'iki gitabo. Amen. Ni igitabo kiryoshye Bibiliya ndavuga iki ngiki. Haleluya. Kirimo amagambo meza aryoshye. Ni igitabo nabonye gitangaje. Ni igitabo umuntu w'umugabo asoma akarira nta umukozeho. Ariko haleluya haleluya haleluya. Umugabo bajya bamukubita inkoni ntarire. Umugabo ajya pfusha ntarire. Ariko nabonye abagabo basoma iki gitabo amarira agashoka ku matama ntawe ubakozeho. Turashimira nyir'ururembo, turashimira uwaduhaye iki gitabo cyiza. Ni igitabo cyiza, ni igitabo cyiza. Ndakigukundishije aho uri mu rugo ujye ukunda kugisoma kizakugirira umumaro. Haleluya. Iki gitabo ni icyo Paulo yanditse aravuga ngo kigira umumaro wo kwemeza umuntu. Uzi ko kimwemeza ibyaha yagiye mu rukiko n'abashinjacyaha babimushinja akavuga ati barambeshyera. Ngewe barambeshyera kuva navuka sindanatunga n'umugore urutoki. Mbese akarahira kirenga imbere y'abamushinja. Ariko yasoma iki gitabo ati nimundeke mbabwize ukuri ati ngewe ndi umwicanyi, ngewe ndi umusinzi, ngewe ndi umusambanyi. Iki gitabo tugikomera amashyi Imana yakiduhaye tuyishimire. Yaduhaye igitabo cyiza. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Asifiwe Yesu.
reka twakire Bibiliya zacu ku batanzi ku bashyitsi. Nitwa Pastor Clementine Tuyisabe, ndi umugore wubatse. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 21, duhere ku murongo wa 33. Turageza ku murongo wa 41. Dusomere. Turaza no gusoma mu Bagalatiya ibice 5 kugira ngo no murongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 21 murongo wa 33. Aguhe mikoro kugira ngo usome bivuga neza abantu bumva. Hariho undi mugani, habayeho umuntu wari ufite urugo, atera uruzabibu, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta abambere, nabo babibagira batyo. Hanyuma batumaho umwana we ati, bazubaha umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja, baravugana bati, uyu niwe mutware, nimucyo tumwice, ubutware bubu bwacu. Nuko baramufata, bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyir'uruzabibu naza, abo bahinzi azabagenza ate? Baramusubiza bati, abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi, bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo. Yesu arababaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo, ibuye abubatsi banze niyo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo, kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko uwo rizagwira wese rizamumenagura rimugira ifu. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye, bamenya yuko ari bo bavuga. Amen. Amen. Abagalatiya 5:22. Avuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Yesaya 5 murongo wa 7. Aravuga ngo kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda, n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Narimvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Imitima yanyu nihugukira iby'ijuru. Murakoze cyane. Reka tuganire dukurikije ijambo ry'Imana, twese turi mu nzu y'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, twahaye umutwe uvuga ngo twera imbuto. Kwera imbuto. Kwera imbuto. Subiramo iryo jambo ngo kwera. Ntushaka kusubiremo ngo kwera gusa. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu Kristo yaduhaye agakiza
kandi agakiza yaduhaye arakizeye ko karimo ibihagije byose ngo twere imbuto zikwiriye. Abantu tubyemera ngo tuvuge ngo amen. Nkunda ko abantu ngewe bansubiza kugira ngo numve ko turi kumwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu Kristo yaduhaye agakiza. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira neza ko agakiza twahawe ari ubuntu. Kandi uyu Kristo waduhaye akagakiza afite icyizere ko mu gakiza yaduhaye harimo ibihagije byose kugira ngo twere imbuto. Abantu bahawe agakiza tuvuge ngo amena. Oya, Kristo yaduhaye agakiza, yaritanze ngo nje nawe tubeho, atanga ubugingo bwe ngo tubeho. Amen. Arababazwa turababarirwa, arabambwa turabamburwa, aduha agakiza. Kandi akagakiza yaduhaye nongera mbisubiramo ngo karimo ibihagije byose bituma umukristo wahawe agakiza yera iki imbuto. Hashimwe Yesu. Kandi haleluya. Imbaraga z'Imana ndetse no kwera kwazo zifite ububasha butuma uwakijijwe abasha kubaho ubuzima bwejejwe bwera imbuto. Kristo yaduhaye agakiza arigendera, maze amaze kwigendera ajya kudutegurira aho tuzaba. Uba afite abagaragu yohereza baza gusoroma imbuto, kandi ntabwo ari babandi baza kukugenzura ngo barebe ko muri quartier barebe. Oya, nabagaragu Yesu yoherereza ngo baze barebe ko imbuto wabemerera bakisoromera. Muvuge ngo nibyo. Yesu ashimwe. Imigani yose Yesu yaciye yerekezaga ku bwami, kandi ubwami bwande bw'Imana. Ubwami bw'Imana yerekezaga ku buryo abantu bashobora kwera imbuto z'ubwami. Muvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Rero umurimo Kristo awutangiriye inyuma ya Yerusalemu. Inyuma ya Yerusalemu niho yatangiriye umurimo. Icyo kora yavukiye Yerusalemu, bajya kumwandikisha Yerusalemu, bamugarurayo aje gukebwa. Nyuma yo gukebwa arigendera ajya i Galilaya we n'ababyeyi be. Igihe kimwe bamugaruriye Yerusalemu ngo bamuzanye mu rusengero afite imyaka 12. Amen. Ngo agere mu rusengero, materanira araba barasoza barasohoka, ngo bagere hanze arabakwepa yisubirira mu rusengero. Ariko muvuge ngo amen. Oya, Yesu ashimwa cyane. Oya, Yesu ntabwo yabura inzira anyuramo kugira ngo kwigisha iby'agakiza. Muvuge ngo amen. Asubira mu rusengero ajya kuganira n'abatambyi n'abakuru, ngo abasomera ibitabo bya Mose, batangazwa no kwigisha kwe. Imana ishimwe. Ariko wari watangazwa na Kristo mu buzima bwawe ngo umukomere amashyi ko ari igitangaza. Haleluya. Hanyuma yongeye kugaruka i Yerusalemu, aza agenda. Mubyibuke neza ko yahageze ngo ahetswe n'icyana cy'indogobe. Yesu ashimwe. Ngo agere i Yerusalemu arimo atambuka, ariho yabutwa imbere gatoya cyangwa se aho yatangiriye amacira imigani, ngo abacira umugani w'uruzabibu ruteza imbuto. Hanyuma umutini ngo awugezeho asanga nta mbuto ufite. Agira ate? Arawuvuma. Agira ate? Ubanza ndi kuvuga amagambo akomeye mudashaka kuyumva, ariko murayumva byanze bikunze. Muvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Baturirimbiye baratubwira ngo Imana yacu igize gute? Irashoboye. Ntabwo twibeshye. Ngewe naho nterera nyine nuko. Hanyuma Imana ihindura ibihe, kandi ni Imana ibishoboye byose.
iyi Mana ifite imbaraga zo gushobora ibyo twebwe dukeneye no gushobora ibyo yadusezeranyije. nimwikirize ngo amen. ariko kandi irashaka ko natwe dushobora ibyo dushakaho. amen. kandi irashaka ko niba utabishoboye, niba bikunaniye, yihamagare. ni Imana kandi dushoboza, tuyikomera amashyi. haleluya. rero amaze kubacira umugani uko yabonye umutini akawuvuma, abacira undi mugani. icyo gihe yari ahetswe, yari asubiye nyine i Yerusalemu, abacira undi mugani. arababwira ati rero mureke mbacira undi mugani. amen. atangira kubabwira yuko hari umuntu wari ufite umurima. muri Bibiliya ya ijambo ry'Imana ivuga ko ari umurima, hano bakavuga ko yari afite urugo. haleluya. uyu mugabo cyangwa se uyu muntu wari ufite uyu murima yafashe uruzabibu, Bibiliya iravuga ngo rwera cyane, ashyiramo urubuto rw'uruzabibu rwera cyane kandi rurumbuka cyane, niko Bibiliya itubwira. ngo arangije icya kabiri araruzitira, icya gatatu acukuramo urwino, icya kane asigamo abahinzi, icya gatanu ashyiramo umunara w'abarinzi, muvuge ngo amen. icya gatandatu ajya mu kindi gihugu. hari umuririmbyi waririmbye indirimbo nubwo ntajya nyimenya neza, aravuga ngo umurima w'Imana ureze. murakoze. yego yego, numva harimo bake bayizi. Imana ibaha umugisha. haleluya. rero uruzabibu mu isezerano rya kera nk'uko twabisomye muri Yesaya dusanga ari Abisirayeli. mu isezerano rya kera abahinzi ni abatambyi, abagaragu ni abahanuzi. abahinzi bari abatambyi, abagaragu bari abahanuzi mu isezerano rya kera. umwana ni Yesu Kristo, ariwe bari bategereje nka Mesiya. amen. mu isezerano ryacu rya none Mesiya yaraje. haleluya. rero muri iri sezerano ryacu abakristo ni umurima, ni umuhinzi, ni umubibyi icyarimwe. umurima, umuhinzi, ni umubibyi icyarimwe. haleluya. uri muri Kristo ni umutambyi, yego, ni umuhanuzi, muvuge ngo amen. kandi haleluya cyane, kandi ni umwami. wacu Petero yaranditse aravuga ngo kandi yabahinduriye kuba abami n'abatambyi bo mu bwami bwe, muvuge ngo amen. muri make umukristo ni umuhinzi, ni umubibyi, mbese ni n'uruzabibu. ndi kugira ngo mbisasire hanyuma tuze kubyumva neza. Imana ishimwe. hanyuma Yesu afata uyu mukristo nk'uruzabibu rwe, kandi yahaye agakiza azi ko karimo ibihagije byose bituma abasha kwera imbuto, araruzitira. amen. impamvu udapfa nuko yazitiye. impamvu abadayimoni batagutsinda mu nzira, yarazitiye. ariko haleluya. oya, impamvu urwara ntupfe, yarazitiye. oya, impamvu usitara ntugwe burundu ngo uhereyo, yarazitiye. impamvu kibasha kuza mu nzu y'Imana abandi barabinaniwe, yarazitiye. uyu Yesu wazitiye tumukomera amashyi. yarazitiye. haleluya. hari impamvu, hari ubwoko butavumika bwitwa bufite Imana nyamana, ntabwo bavumika, abanyamugisha. mwikirize cyane ngo amena. yarazitiye. uru ruzitiro mu busobanuro bwarwo babwita uburinzi. uyu mwami uturinda ku manywa na nijoro, aturinda buri munsi ibitero bya urumure
umuntu Imana iheruka kurinda, hari umuntu uri mu burinzi bw'Imana uri muri iri teraniro ngo azamure haleluya ko nta kintu biri mu mutwaro. Imana ishimwe cyane. Oya, Yesu yarazitiye, bwira uwo mwicaranye. O de santo plevo be di grere sidro. Bwira uwo mwicaranye ngo yarazitiye. Abantu benshi baraguye muri iyi minsi, abantu benshi babivuyemo, abantu benshi ntikiba kibasha kwiyiriza ubusa, abantu benshi ntibagishobora kuza mu nzitiro izina ry'Imana. Ariko impamvu uri hano, umukiza yarazitiye. Nari mvuze ngo uwazitiye akomeza azitire, ukomeze wumva ubuntu bw'Imana, Kristo akomeza gushyigikire. Oh, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icya gatatu, hacukuramo urwina. Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga ko ari urwengero. Abantu bigeze bamenya ukuntu benga nibagire bari. Ni benshi we. Murakoze. Ahantu bengera haba hari umuvure, hakaba hari n'icyo benga. Icyo benga rero kivamo icyo kunywa. Bivuze iki? Bivuze ngo muri uyu murima, muri iki gihe Clementine tuyisabe, harimo urwengero rwo kwengeramo imbuto nera, ku buryo nta nyota ngira, ku buryo nta nzara ngira, niyo umuntu yaba atankunda, niyo umuntu yaba nta byishimo afite, niyo umuntu yaba abuze amahoro, jewe harimo urwengero rutuma ngira ibyishimo, rutuma ngira amahoro, rutuma urwo rwengero ndarukwifurije. Komera Yesu amashyi, umubwire ngo turishimye. Muri iki harimo urwengero. Vuga ngo amen. Ntabwo ari mpaka ko ntuzi wagukunda, jewe nakwikunda, hanyuma nkanagukunda wanyanze, maze nkenga nkanywa, nkagubwa neza, ngatambuka numva nshishe, numva nta kibazo mfite. Hari uwaririmbye aravuga ngo ndumva ntabwo ba ibyo njya ndirimba nibyo. Mwe amen. Sindirimba byinshi ariko ubwo babije nyine. Ndumva ntabwo ubwo umwami Yesu ankunda. Haleluya, kubw'imbabazi ze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Wacu yaranditse ngo nzahagarara ku munara wanjye, aho hantu niho nzarindirira, maze ntega amatwi numva icyo agira gute. Ariko uyu munara hari umuntu ufite, akabatega amatwi kumva Yesu avuga, akabatega amatwi kumva Yesu agira neza, ariko uyu munara tuwukomera amashyi. Umunara w'umurinzi awushyiramo
uyu munara mwuka wera amanurwa no kukubwira ati mwana wanjye dore uburinzi bwanjye bukubayeho, impanuka ndayikurinze, urinze ibitaro byihuse, urinze kugwa mu muhanda. Yesu ashimwe, uyu munara w'umurinzi. Yesu ashimwe cyane. Hari indirimbo ivuga ngo ndashaka kumva icyo umbwira Yesu. Uyu munara w'umurinzi abe ku buzima bwawe. Oya, Yesu avugane nawe yewe. Umwami Yesu avugane nawe. Waba uri muri iri teraniro, waba uri mu rugo avugane nawe, waba uri mu kazi avugane nawe, uri ku murimo tugenda avugane nawe, uri mu rugo avugane nawe, uri gusengera abana avugane nawe, uri gusengera urugo rwawe avugane nawe, kuko umunara w'umurinzi yawushyize mu murima. Dukomere Yesu amashyi uvugana natwe, akaganira natwe ibihe byose. Hashimwe umuremyi. Haleluya. Nukuvuga ngo uyu munara w'umurinzi, no hari umurinzi utubwira amakuru kabiri. Uyu murinzi niyo abana byakomeye agenda yiruka akajya kuvuga amakuru y'umwana w'Imana. No kuvuga ngo hari isengesho usenga umurinzi akaba yagezeyo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, muvugire ngo amen. Mu gihe utararenga Nyabugogo, mu gihe utararenga mu mupaka w'u Rwanda, ariko amasengesho agatumbagira ngo akazamuka akagera ku muryango w'ijuru. Yarangiza agakomanga akavuga ati umwana ararize, umwana ameze nabi, umwana ararwaye. Aya makuru y'ijuru tuyakomera amashyi. Yesu yaduhaye umurinzi. Munara w'umurinzi n'amasengesho. Banyamasengesho tuvuge ngo amen. Aya ntimumbeshe. Abanyamasengesho tuvuge ngo amen. Ariko ubwo muzi umunyamasengesho. Umunyamasengesho ni usinziye abandi baraye bakanuye. Umunyamasengesho ni urya abandi babibuze. Umunyamasengesho ni usenga. Bese umunyamasengesho hari banza nzabiteguraho binkabyigisha bihagije, kuko si cyo nagambiriye kwigisha byari bije nabyo ngo mbivuge. Ariko umunyamasengesho ni umuntu wagutse. Reka ncamo gakeya. Yesu abwira abigishwa bakababwira ngo nimuze mbigisha gusenga. Yarabwiye ngo musenge muti Data wa twese uri mu ijuru, zina ryawe ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe hehe. Dufite ikibazo cy'abanyamasengesho bazi gusengera ibya hano gusa, basengera ibya kano kanya, basengera iby'urugo rwe, asengera iby'itorero rye gusa. Ariko twebwe turagutse kuri tw'abanyamasengesho. Isi ni umudugudu, tugomba kuyikusanya tugasenga. Impamvu yo gusengera isi ni uko abana bacu ejo bundi bazaba bari kwiga muri Amerika, abandi bazaba bari muri Canada. Ujya gusanga igikombe ukasanga nicyo mu Bushinwa uri kunywesha. Niyo mpamvu ugomba gusengera isi. Bundi musenga muti ntugusengera akantu karaha kakadugudu gusa. Niyo mpamvu tutaguka. Boneza asifiwe. Yeyo nsengera isi nkavuga nti Mana, ibintu byose bapakije bije gucururizwa mu Rwanda byose bihagera amahoro, ikanzu yanjye ihagere, igikwembe cyanjye kihagere. Muraho mwebwe mubona se bivahe? Mugira ngo bivahera? Uvuga ngo amen amen amen. Biraza nyine. Wahereje Yesu icyubahiro. Hanyuma gatandatu ni abahinzi. Aba bahinzi yabashyize mu ruzabibu ngo bite ku muzabibu. Haleluya. Yabashyize mu murima ngo bite ku ruzabibu, kandi uru ruzabibu wibuke ko abashyize mu ruzabibu batateye, abashyize mu ruzabibu batahisemo, abashyize mu ruzabibu rwera, abashyize mu ruzabibu rudafite ikibazo, ariko kandi ashaka imbuto. Bwana Yesu asifiwe. Umuhanuzi agira atya yahanura, ahanura mu ruzabibu rw'abandi atateye, adasa ataza tete. Mbese we ari gusa nubagarira gusa, ari gusa nuhingira byonyine. Bamubwira ngo
igira imbere uhanure, yahanura ati jyewe ndakaze we, njyewe iyo mpanuye birasohora, niyo bidasohoye ndasenga bagapfa. Ego uruzabibu utateye wowe ko narumiwe koko, uruzabibu utateye ngo njyewe ngo urumva ngo nagendeye mu mazi ngo nashenze mu kiniki se harya urwo ruzabibu waruteye kuwa kangahe? Ariko narumiwe koko, muvuge ngo ame ya hashimwe Yesu. Uru ruzabibu turaruzira, kandi wibuke ko nubwo uri umuhanuzi nawe uru ruzabibu, wibuke ko nubwo uri umuvugabutumwa nawe uru ruzabibu, wibuke ko nubwo uri umuririmbyi nawe uru ruzabibu witwifatira ngo amaraso ahagarare ngo uzi kuhogoza. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari ibyawe, uri guhingira uruzabibu kuko nyirarwo yaragusizemo, arugusigamo utaruteye, arugusigamo nta kazi warukoreye, yagusigiye mu ruzabibu ngo uzajye ufasha abandi gusenga niba ubishoboye Imana iguha umugisha, ariko si wowe waruteye, hanyuma nyir'uruzabibu azakugororera. Yesu ashimwe kandi haleluya. Hanyuma rero yigendera mu kindi gihugu, Kristo yarapfuye arazuka arahambwa. Ubwo ndabicurikiranyije ahari ko nta kibazo. Muvuge ngo amena. Nyine yaraje arapfa arabambwa, harigwe habanje kubambwa cyangwa habanje gupfa, nuko arahambwa arazuka, ubari mu ijuru kwa Data arimo aradutegurira hacu. Muvuge ngo amen. Ariko umuririmbyi korasi igeze aririmba aravuga ngo hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Muvuge ngo amena. Hari ingororano zateguwe. Rero abagaragu n'aba karindwi n'abantu muri iki gihe cyacu, nageze mu gihe cyacu icy'Abisirayeli nakiretse, kiri muri Yesaya, uzagisangemo usome uzamenye ibyo ari byo. Utahanza babwira iby'Abisirayeli biri mu gitabo ntavuze mbateye amatsiko. Yesu ashimwe, haleluya. Hanyuma abagaragu ntabwo ari abapastori nkuko tujya tubivuga ko turi abagaragu babo tuyobora. Oya, buriya pastori nawe muri uyu murima nawe abagaragu baraza baje gushaka uruzabibu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Abagaragu ni abakugerageza cyangwa se ni ibitugerageza. Paulo yaranditse aravuga ngo nuko mwebwe abababazwa nk'uko umwami wacu ashaka, ni mubitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwanyu, mukomeze mukore neza. Siko mwibagiwe amagambo y'Imana ntimukinasoma. Imana itugirire neza kandi dushoboze. Hanyuma rero aba bagaragu, hashimwe Yesu, mvuze ngo amen amen. Abagaragu bafite gahunda yo kuza kukugerageza. Nukuvuga ngo njyewe hambere ngifite agatege, najyaga mbyina ngataraka ku buryo nashoboraga no kugukandagira ku mutwe ntumbaze ngo nabikoze. Ubwo nje nk'umugaragu ntabizi ngukandagiye ku nkokora, wowe urasabwa kumpa imbuto yo kwihangana. Zana hano perez imbuto yo kwihangana, urubuto rwo kwihangana. Ndagusyonyoye abakristo narababonye mu rusengero ahita yinukira kuvuga ukinkanagiye kireba yeye iki, cyangwa se ukabona aragusina utanguhiritse uhise ubanza umutwe hasi. Mbega Yesu atugirire neza kandi umwami adufashe cyane. Nari mvuze ngo buri muntu wese yere, ndashaka ko umuntu wese yera mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rero hategerejwe imbuto. Yesu ngo yohereza abagaragu ba mbere, ndavuga nyir'umurima. Amaze kubohereza, iyo dusomye Bibiliya dusanga ashobora kuba yarohereje batatu. Bibiliya ivuga ko umwe bamukubise, uwa kabiri bakamutera iki? Bamuteye iki? Amba. Uwa kabiri bamutera amabuye, uwa gatatu baramwica. Abo bakubise n'uwo bateye amabuye basubira kwa shebuja bimyuza imoso, nta kintu bajyanye, mbega nta rubuto, ntaki. Nuko ngo bagezeyo baramubwira bati rero gahunda badukoreye ntayo uzi, baratunihaguye baduteye amabuye, uwacu baramwishe. Yesu ngo arabyumva, ndavuga nyir'umurima.
aravuga ati buretse Bibiliya irambwira ngo yongera kohereza abagaragu ba kabiri barusha abambere kugira gute gukomera. Haleluya. Mbega ko wananiwe kwihangana ngo ntibagusuye. Yesu ko yohereje umugaragu w'umugabo nawe akajya akora ibye. Kayohereje ukomeye kurusha uwa mbere niko Bibiliya tubwiye. Hanyuma ubwo wananiwe kwihanganira boroheje, harya bakomeye bo bazakubashisha ku mbega uzabasha kubasoromera. Vuga ngo birakaze. Bibiliya iravuga ngo nabo babagenza nk'abambere. Ngo nyiri umurima aravuga ati bintabyo reka nohereza umwana wanjye. Wenda we bazamwubaha. Uyu mwana yohereje yasubiye mu gihugu ariko yohereje umwana. Yohereje nde? Ese mujya mwibuka ko iri jambo ari umwana w'Imana? Muraho neza. Yohereje umwana aravuga ati noneho mwana wanjye genda ushakisha imbuto kandi usorome ku muntu wese ugeraho. Umuntu baramubwira bati rero ntugasambane. Ati gusambana se kereka nsambanye n'umugore w'abandi. Haruheruka kubimbwira. Ntunga nariko se iyo ubona umeze utyo wakwihanganye koko kareke amafuti nkayo. We nta nabihakana. Arakubwira ati burya icyaha nuko usambana n'umugore w'abandi. Ariko umukobwa nta kibazo. Abakobwa namwe mwaragowe koko. Hari uwo mujye mwirirwa mu Ewe narumiwe pe. Ariko umwami Yesu adutabare mu izina rye ryera. Vuga ngo amen. Ariko umwami Yesu adutabare mu izina rye ryera. Haleluya. Reka nihute kugira ngo nze gukoresha igihe neza. Umwami uyu nyiri umurima ategereje imbuto. Imbuto nazishyize mu byiciro bitatu. Cyiciro cya mbere ni imbuto iziturya zisanzwe zitunga imibiri yacu, kuko Pawulo niba ntibeshye yaravuze ngo roho nzima ikwiriye kuba mu mubiri muzima. Abantu baheruka kurya imbuto bavuge ngo amen. Abataziheruka mwihangane mumeze nkanjye. Ubu twazise ibinini. Iyo ukabonye ukarya nk'ikinini nuko. Ariko Yesu azadutunga nimuvuge ngo amen. Bega ni ikinini imbuto. Yatari. Kera twajyaga tujya mu rutoki tugasanga ibitoki byahiriyemo, tugasanga amavoka zimanura. Najyaga nzitara mu rutoki nkazitanguranwa n'ipusi. Nageraho yariyeho ngakuraho yariye narangiza nkazijya hasigaye. Urwo rwari urubuto nta kibazo nabaga mfite. Niyo mpamvu ubona nyine nakuye akakimanuka n'ukubera avoka nariye kera. Haleluya. Twajyaga hafi y'uruzi y'umugezi hari imbuto bajyaga bita ibitugunguru, ntago mubizi mwebwe. Twajyaga dusoroma inkeri mu ntuza hirya iriya, none ubikiro ni ibihumbi. Twajyaga tujya mu bihuru tugasanga y'amatunda yarazamutse. Najyaga mfata umugozi w'itunda nkawurira nkagera nk'iriya hejuru nkajya kumanura yatukuye, maze ibidatukuye neza nkabihereza abananiwe kurira. None ubu tubyita ikinini. Izo ni imbuto zinaha zitunga umubiri. Muvuge ngo amen. Maze mu ijuru ngo naho tuzarya imbuto maze. Haleluya, haleluya. Nimuhumurize mutari kurya inaha mu ijuru zirahari. Hariyo n'ubuki, hariyo n'amata, byose biriyo. Komereye Yesu amashyi yarabiteguye. Bwoko bw'imbuto za kabiri ni imbuto bantu. Wowe wakijijwe ukwiriye kwera ukazana umuntu ukizwa kuri Kristo Yesu. Yego, iyo uzaniye Kristo umuntu ukizwa uba weze urubuto rwiza Yesu azaguhemba. Hanyuma imbuto za gatatu arizo zishoboza ni rwo rubuto rwonyine. Nigeze kubabwiraho niyo mbaraga yonyine umuntu agira ihindura undi. Ni imbuto z'umwuka wera.
imbuto z'umwuka wera zihindura abaturanyi, zigahindura abo mukorana, zigahindura abari bakuzi kera, uwasambanaga yabiretse, uwanganaga yabiretse, uwatukanaga yabiretse. Izo nizo mbuto zonyine, nizo mbaraga zonyine umuntu agira, niyo mbaraga ihindura undi muntu. Yesu ashimwe. Hanyuma tuganire ku mbuto z'umwuka, twegera n'umusozo tuze gusenga. Imbuto z'umwuka nazo ziri mu byiciro bitatu, nazishyize mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere, haleluya, ni imbuto z'imibereho. Izi mbuto z'imibereho ni eshatu. Urubuto rwa mbere ni urukundo, ibyishimo n'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Oya narimvuze ngo amen, abari inyuma tuvuge ngo amen cyane. Aha, murankurikiye, Imana ibaha umugisha. Izi mbuto uko ari eshatu ni imbuto umuntu wese witwa ko yahawe agakiza akwiriye kwera byanze bikunze: urukundo, ibyishimo n'amahoro. Kugira ngo rero umugaragu aze gusoroma urubuto nyirarwo amutumye, aza adakunditse. Urumva? Wino hano hagira umuntu uza hano, nta kibazo, uwo ari we wese. Yesu kugira ngo agusoromeho urubuto rw'urukundo, arakuzanira Clementine wari usanzwe uzi ko ari inshuti yawe. Urumva? Narangiza agutuke murebana maso ku yandi. Urumva? Uyu mugaragu azanywe no gushaka iki? Urubuto. Mbega muri make nashaka yerure akubwira ati ndakwanga. Mbese warashaka kumubwira ati nubwo unyanga ariko ngira nte. Nuko Yesu ashaka azana umugaragu. Nguyu umugaragu azanye umugaragu ukubwira ko akwanga. Azanye umugaragu ukora ibikorwa bikwereka ko akwanga. Azanye umugaragu neza wakwanze ku buryo bufatika nawe ukabibona. Azanye umugaragu wakuvuza amagambo asharira nawe wamenye ko yabikoze, ariko arashaka ko wera. Kandi ako kanya imbuto eshatu zose zerera icyarimwe. Umwereka ko umukunze kabiri, ukamwereka ko ubivuze atari uburyarya, ubikuye ku mutima wishimye. Icya gatatu ukamwereka ko nta kibazo ufite, wuzuye amahoro. Yemwe abakirisito mwe, Yesu aradusaba kwera. Nimbuto eshatu zigendera icyarimwe, nta rusiga urundi. Ntuzambwire ngo urankunda mbona wafunze. Ngurumva ngo nyine ngo ndagukunda, urebye hirya ndeba neza. Kandi jewe urumva Yesu ndi umugaragu w'Imana uje gushaka urubuto ku buzima bwawe. Sintegetswe kugukunda kugira ngo nkunde, oya, ahubwo njyewe nje ndi wa muntu ukwereka ko nta naho duhuriye je nawe. Kandi wowe utegetswe kugira gute? Yaravuze ngo nuko yacukuyemo iki? Urwino. Nubwo jewe nkwereka ko ntagukunda, ariko muri wowe harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo n'urwengero. Muri urwo rukundo ukunze uriya harimo byose bituma unywa ugashira inyota. Wakomeye Yesu amashyi niba ubyumva ariko. Haleluya. Igice cya kabiri kirimo imbuto z'imibanire. Ni imbuto z'imibanire. Igice cya mbere ni imbuto z'imibereho. Igice cya kabiri ni imbuto z'imibanire. Kirimo imbuto enye niba atari eshanu. Urwa mbere kwihangana, urwa kabiri kugira neza, urwa gatatu kugwa neza, urwa kane ingeso nziza. Yesu ashimwe. Ingeso hanyuma uzaza wazamuye gutya bagize utya, hanyuma ngo harya ngo nibavuga ngo wambaye ntuza, hari uwo bajya babwira ngo yagibagiye kwambara. Wakweza urubuto rw'ingeso nziza base. Izo ngeso zawe ko atari za Kirisito. Ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka. Zashaka mpore nihariwe. Abakiri bato
batubwira ko twebwe dushaje, arya ko dushaje ubu yo nambaye mubona ntaberewera nubwo nshaje. Ariko mana yanjye ibintu mwigize ni ibiki umuntu aberwa ari uko yabigejeje hejuru y'amavi hari muraho neza sawa. Paulo niba atari Kristo yaranditse aravuga ngo umuntu wese ugusha umwe muri aba bato ikiruta nuko yahambirwa ibuye hehe agatabwa hehe. Ngaho twereka izo ntege. Ubundi abagore urupfu rwabo ruba mu matwi, abagabo nabo urupfu rwabo ruba hehe. Mbese muri make atigeze amureba mu maso apfa kubona yazamuye akageza hejuru, mbega ati umurongo ukabona yagize ngo nka data. Mbese ugusha umwe harya ubwo ni icyo abareba, amaguru wamweretse ngaho sawa. Wagize ingeso nziza ko Yesu n'urwo rubuto ashaka kurwera, muvuge ngo amena. Oya gira ingeso nziza n'urwo rubuto Yesu ararushaka. Ngaho gwa neza ntube w'abantu bagwa neza. Hari abantu tujya tuvuga bo hanze habatanakijijwe ariko ukumva arakubwiye ngo uriya ngo n'ingeso nziza shawe, ngo nubwo adakijijwe ngo ariko n'ingeso nziza, kandi ugasanga nta mukristo bavuga ngo n'ingeso nziza ma. Yego ko ibyo nabyo ni ibindi. Kwihangana nibyo nakubwiraga, rimwe na rimwe ukwiriye kwihanganira ibyo ubona ku bandi, ukwiriye kwihanganira ibyo abandi bakuvuga, ukwiriye kwihanganira ko abantu batakugezeho, ukwiriye kwihanganira buri kimwe cyose. Urwo ni urubuto Yesu nawe akeneye, kandi kugira ngo urwere Yesu arakohereza abantu bagukorera ibintu bya bindi ushobora no kutabasha kwihanganira. Uwo ni Yesu, muvuga ngo nibyo. Reka ngere ku mbuto, ku cyiciro cya gatatu cy'imbuto. Haleluya. Ni imbuto z'imikorere. Imbuto z'imikorere ni ebyiri zonyine. Ibintu umuntu akora, ari ibintu abantu batavuga bakora. Urwa mbere ni ukwirinda, urwa kabiri ni ugukiranuka. Kwirinda ntabwo babivuga. Umukobwa umwe yigeze, haleluya, abenga abasore, ariko ababenga yari umukristo. Akajya babwira ati jewe sinsambana. Munsi umwe bamutega saa 11 agiye muri Nibature. Abahungu babiri bo muri karitsiye baravuga bati sha waratwimye nyine, ariko uyu munsi muri iki gitondo ntuducika. Ukunda Nibature twari twarakubuzaho tugutegera, ariko twibutse kujya usenga mu cya kare kare. Yarabyutse hafi nka saa 11 kandi ari buca ahantu nko ku gashyamba nk'uwaca haruguraho. Baravuga bati ntuducika, ariko nimuvuge ngo amen. Oya umwuka wera kwigisha uburyo wakwera urubuto rwo kwirinda. Ngo arangije arababwira ati rwose mwamburiye ubundi ko mpari, ninde muri mwe wigeze azanga mbwira ibyo ashaka mbimwime? Bati se tukubwira ukavuga kuri kujya gusenga wiruka ubona twebwe tugushakaho iki? Ati njyewe nta muntu wagize ibyo ansaba ngo mbimwime, ariko niba mubishaka tugende, ahubwo mushaka ahantu haheza hatari ku nzira hatatuma umuntu nyine hagira n'undi ucaho akagira n'ibyo abona. Baramubwira ati okay tumanuke. Bamanuka hepfo gatoya nk'abajya hiherereye nyine. Kwirinda n'urubuto bene bakora, ntabwo ari urubuto bavuga ngo bagere harya hepfo. Umwuka wera, ariko uyu mwuka wera iyo ushaka kwera kwigisha n'uburyo wera, akwigisha n'uburyo byitwaramo, akwigisha n'uburyo bigendamo. Nari mvuze ngo umwuka wera kwigisha. Ngo begere hepfo baravuga bati reka tubirangirize hano. Arababwira ati ariko namwe mutagira isoni koko. Ubu urabona yewe nafata abantu babiri nkakora ibintu neza, undi ampagaze hejuru. Noneho rero umwe nabagiye haruguru hatatureba, nsigarane n'umwe, narangiza haze kuza n'undi. Nkundaze ariko utampagaze hejuru ko nabibemereye ntabyo ndi bukwime, wowe bugiye haruguru aho utatureba. Noneho mbesigaranye n'umwe mwitoranye mubanza, undi nawe araza nyuma.
ariko mana Yesu akwigishe. Undi atanga mugenzi we gukuramo. Umukobwa aravuga ati rwose ahubwo uri tayari cyangwa uri kusinzira aho ngaho. Umuhungu ati ndahari ahubwo nanjye reka nkwereke. Ngo umukobwa yitonze neza, yitonze ariko ava mu mugeri mwiza. Ngo ava mu mugeri, umuhungu ngo mugenzi we atubaye iki? Ati shati hano hari igikoko. Wa wundi wari wagiye gutegereza abarirutse ngo yiruke, umukobwa nawe yitonze atuje asubizamo imyenda ye, undi yana iruhande rwe yana yigira muri nibature. Narimvuze urubuto rwo kugira gute? Hanyuma ngo wagiye ngo gusura umuhungu ngo agufata ku ngufu gute se? Icyo kora bishoboka ko baba ari benshi, ntago mbizi, ibyo simbigiyemo. Igikomere cyose waba ufite warafashwe ku ngufu, Uwiteka komore mu izina rya Yesu. Oya nemvuze ngo Uwiteka komore. Hariho abantu bafatwa ku ngufu kubera gutinya abantu, kubera gutinya ugiye kubikora, ndetse n'ibindi n'intambara zituma abantu bafatwa ku ngufu. Ariko narimvuze ngo Yesu akomore kuri icyo gikomere. Ariko kandi twese abataragira izo nzira ducamo twirinde mu izina rya nde. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyanditswe byera bigira umumaro ku twigisha no kuduhanira gukiranuka. Ijambo ry'Imana kuryumvira ndetse no gukora ibyo ridusaba nibyo biduha gukiranuka. Muvuge ngo amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Yohereje Yesu Kristo ariwe jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero niryo ridutera gukiranuka. Hanyuma umuntu akiranutse byose bigenda neza. Ku murongo wa 41 nikirize ngo amena. Hari abantu tuba turi kubwira bakumva ijambo ry'Imana riri kugira umumaro muri bora, ngo bazamure ibiganza bavuge ngo Uwiteka atwigishe kwera imbuto, Mwuka wera adushoboze kandi kwera imbuto. Haleluya. Havuga ngo Yesu arababaza ati bizagenda bite nyir'uruzabibu naza? Haleluya. Yesaya yaranditse aravuga ngo rweze indibu, kandi izo ndibu rweze, Bibiliya indibu ivuga ngo, Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo ni ibihuhwe. Umuntu akakwereka ko agukunda ariko akuryarya. Umuntu akakwereka ko afite ibyishimo ariko biri kumenya. Umuntu akakwereka ko afite amahoro ariko ntayo. Umuntu akakwereka ko akwihanganiye ariko yagera hirya ati sha. Umuntu akakwereka ko afite ingeso nziza ariko yagera hirya nta. Ni ibihuhwe abantu benshi bera. Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana itugirire neza. Oya, Imana itugirire neza. Bibiliya irambwira ngo baramusubiza ngo azaza abirukane bibi abakure mu murima we, narangiza ashaka abandi bazi kwera imbuto mu gihe cyazo, abaribo ahereza iki uyu murima. Cyo bishatse kuvuga hano iki? Nuko Kristo nta mwanya afite, nta n'igihe afite cyo kuzagucira urubanza, ahubwo arashaka ko abwira abantu hanyuma bakicira iki urubanza. Niba udakundana urabizi, niba utamukunda urabizi, niba nta byishimo ufite ugira iyo uri kuririmbana na runaka urabizi, niba nta mahoro biguha kubuturanya na runaka urabizi. Ntabwo biyobewe. Niba kwihangana kwawe ntako urabizi, niba ingeso zawe ari mbi ntabwo biyobewe, nawe uzicira urubanza. Haleluya, haleluya. Abantu bajya bihana iyo bari muri za gahunda nkumva baravuze ngo Imana imbabarire ngo ibyo nzi ngo nibyo ntazi, Imana imbabarire ngo ibyo nibuka nibyo ntibuka. Subwo butubwiye ngo iki? Gute wakwibagirwa yuko wateye inkokora mugenzi wawe? Ubwo se ni gute wakwibagirwa yuko watutse abana ra? Ese ubu ni gute wakwibagirwa ko wasambanye? Ni gute wakwibagirwa ko wagize ishyari ko babonye amazu wowe utarayibona se? Ni gute wabyibagirwa ngo ibyo nzi nibyo ntazi ngo ibyo nibagiwe nibyo nibuka mbiswa?
Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Samweli mu gitabo cye cya kabiri mu bice 12 kandi umurongo wa mbere tugiye gusenga. Haleluya. Ari inkuru ivuga ku muhungu cyangwa se ku mugabo witwa Dawidi. Hanyuma uyu yaciriwe umugani n'umuhanuzi witwa Natani. Abantu benshi berekwa amayerekwa akaza kubwira ngo Imana yambwiye ngo nimutihana uru rusenyerera rusenya. Aje kubivugira hano hagati. Wakwegereye pasteri kamubwira uti pasteri rero hari ibintu neretswe. Njewe naryamye ndarota. Ndose mbona abantu hano bameze nyine nk'abadi mu isoko. Pega mbona bakora ibyaha. Numvijwe rimbwira ngo abantu nibihane nibatihana Imana ntizabihanganira. Icyo gihe pastor azamenya uburyo bwo kugira gute bwo gusenga. Azabwira abamanya amasengesho bakora iki basenga. Azamenya inyigisho azatwigisha. Azamenya amagambo azatubwira kugira ngo abantu bagire gute bahinduke. Noneho Natani ngo ajya kwa Dawidi anamubwira ati hariho umuntu wari ufite ubutunzi bwinshi. Afite amashyo, afite intama. Ati uwo muntu agira gutya abona umukene wari ufite akagazi kamwe k'intama. Ngo arangije ngo abona abashyitsi. Ngo uwo mushyitsi aje ngo ntiyafata mu mashyo ye ngo amugaburire ma. Ngo arangije afata akagazi ka wa mukene abari kwagaburira abashyitsi be. Ngo nuko ngo arangije nyiri akagazi nawe aramwica. Nuko nyine birangira gutyo. Dawidi ngo abyumve ati uwo muntu akwiriye gupfa. Nta nimbabaza kwiriye umuntu ukora ibyo bintu. Natani ngo aramuhindukirira aramubwira ati nyamara uwo muntu ni wowe. Yo narimbuze ngo tuzicira imanza ahubwo duhinduke none tubabera mu izina rya Kristo Yesu. Abashyitsi, hari abantu bagira abashyitsi muri iri teraniro aho kugira ngo babwire Yesu ngo abahe ibyo kugaburira abashyitsi babo ku neza bakajya gufata utwagazi tw'abandi. Abashyitsi ni irari. Niryo Natani yavugaga. Irari ryafashe Dawidi. Ngo irari rimufate abona muka Uriya. Aravuga ati ndakuzimanira umushyitsi wanjye to. Yemwe abagaburira abashyitsi gazi babandi. Tugiye guhaguruka twihane n'abandi batera imbuto zikwiriye maze Yesu aduhe mwuka wera udushoboza kwera mu izina rya Yesu. Hari umuntu uraha? Yesu ashimwe. Yesu nuko arabaza ati niki ntakoreye uru ruzabibu ko naruhinze nkaruzitira nkaruha abarinzi nkaruha bya bindi twavugaga tugafashwa tugahimbaza Imana ko yaturinze, bya bindi yavugaga ko yatuzitiriye, bya bindi yatubwiraga ko yaduhaye umunara na connection ko tuyifite. Niki atagukoreye? Ngaho shinja Imana uvuga ngo hari ikintu Imana itankoreye cyatumye nkora ibyaha. Hari umuntu uraho wabivuga atyo? Ariko niba ntacyo zamura ikiganza uvuge ngo ndatsinzwe. Niba utsinzwe zamura ikiganza uvuge ngo ndatsinzwe nkeneye kwera. Haleluya. Yesu ashimwe. Hanyuma zamura ikiganza cyane ugitinzeyo no muri bisi mu bitinzayo. Zamura ikiganza ugitinzeyo maze ubwire Yesu ngo ndatsinzwe. Ntabwo neza imbuto. Haguruka aho uri maze dusengane Imana. Hari abantu bakubwira ngo impamvu uvuga gutyo ngo nuko wowe ngo Yesu ngo hari ibyo yagukoreye. Umva Petero ari mu nzu y'imbohe. Kamani Petero ni Paulo ari kumwe na Sila. Iminyururu iradohoka. Yego muracyanyumvara? Paulo ari mu nzu y'imbohe iminyururu iradohoka. Ngo nuko inzugi nazo zigira gute zirakinguka zirarangara. Ngo arangije umurinzi wa gereza ngo afata inkota aravuga ati noneho Farawo aranyica, reka aho kugira ngo anyice ngewe nyitere. Paulo ngo avuga n'ijwi rirenga aravuga ngo yewe murinzi w'imbohe we ntiwigirire nabi. Imbohe twese turahari. Rero ntiwigirire nabi
nubwo ufite abatagukunda hari undi ufite abatarabo kwihanganirwa, nubwo wenda ibyishimo byabuze hari undi nawe ufite ibyamubujije amahoro. Ntiwigirire nabi, twese turageragezwa, imbohe twese turahari. Yesu aduha imbaraga zo kunesha, aduha imbaraga zo kwera, aduha imbaraga zo gukora ibyo umwuka wera ashima, aduha imbaraga zo kwezwa, aduhe byose bikwiriye agakiza yaduhaye, akatuzanire hamwe n'ibyose bikwiriye kugira ngo twere imbuto mu izina rya Yesu. Igira imbere dusengane Imana. Naririmbye indirimbo numva ntimuyizi, ariko nivuga ngo umurima w'Imana ureze.